Mugeze musenyeri ahabwa diocese cyangwa byari iby'icyubahiro? Yari musenyeri w'icyubahiro. Ibiro bye. Umuntu utunaniye yaza kwisuzumisha. Hari umugabo bitaga Ntambo yitabye Imana muri Jenoside. Niwe warasuzumaga. Uwo muntu yarakize ajya kubwira na padiri ati nari ndwaye umwijima none narakize navuye na kanaka. Padiri kayina muri cyo yakoze ariko nta makuru numvise. Muze uratangira rero utubwira amazina yawe. Nitwa Musine Vincent. Uze kongera ijwi. Ni iryo ngiryo. Nitwa Musine Vincent. Hanyuma rero aha duhagaze ni hehe? Aha duhagaze ni bundi nibare ariko mu murenge wa Mutenderi. Mu gihe cya kera hahoze ari mu kihe gicugo? Mu yahoze ari mu iyo komine cyangwa se ari komine mu gihe cya kera ari komine Matongo. Hagati aho ngaho bivaho iba komine Birenga. Ubu ngubu ukaba ari mu murenge wa Mutenderi. Yego naririmo nkubaza rero aha duhagaze muratubwiye ngo nibare ariko hazwi nko kwande? Hazwi nko Mutenderi kwa Kayinamura. Uwo Kayinamura ni muntu ki? Kayinamura ni umupadiri, yari umupadiri. Mubona namubonye muri 64 ubwo namubonye aza hano kuri paruwase yacu y'abana. Aha uratubwiye uti yari umupadiri abandi bati musenyeri Kayinamura. Ndacyakubwira. Aha yabaye aho ngaho muri 64 6 asubira Kibungo. Aragaruka yabaye y'imyaka hari 3 ine hari arongera agaruka hani bare. Ubwo yagarutse bare noneho aza ari ubuje gutura hangaha nyine. Tura hangaha kuri paruwase arahaba arangije ashinga iryo vuriro ariko ni Kibungo ngo yaravuraga. Nuko ashinga iri vuriro irigije ryubona aha ngaha. Afata iki kirima cy'imiti kingiye wari umurima w'imiti, ubusitani bw'imiti. Niho basoromaga imiti urabona ko hari ishyamba risa na kimeza. Ibi nibyo yateraga. Ibi nibyo yateraga. Nyuma yaho ngaho shinga ivuriro bakajya baza kwivuza ari padiri. Yaho yaje kujya mu Bushinwa ajya kwigayo uburyo bwo gukora inzoga za divayi. Ibyo birarangira arakomeza abahangaha iryo vuriro rikomeza gukora. Hangije ajya i Burayi nanone aragaruka azanye ibimashini byasiyaga imiti hariya aho kuri iryo vuriro. Arabizana ibimashini bahongaho birakora n'abantu bakaza kwivuza ahangaha. Arafite ikipe y'abavuzi be. Gusa umubare wose y'imwibuka w'abavuzi bahavuraga. Yari yashyize n'ibitaro dore ahangaha. Ibyo birarangira arakomeza noneho musenyeri mukuru baje kumugirira icyizere bamugira musenyeri. Abaho ngaho akomeza ivuriro rye ashinga idori iyi koperative inzu y'urukoni nyuma yaho. Yashinze na hariya farumasi irakora. Yashinze na hariya ni sitasiyo y'esanse hariya dore aho hirya mu bitugu byawe inyuma. Nuko igihe kiza kugera arasaza. Asaza ariko bamushyingura hano uri buze kuhabona. Niyo mateka nzi ya Musenyeri Kayinamura. Aha urakoze cyane kuduha amateka ya Musenyeri Kayinamura. Ariko hari akantu utubwiye ka Musenyeri bamugeze musenyeri ahabwa diocese cyangwa byari iby'icyubahiro? Yari musenyeri w'icyubahiro.
hanyuma rero ubwo tunyureremo muri make kumva umuntu ni padiri kandi tuzi ko kiliziya gatolika iza ahangaha yaje ivuga ko ibintu by'umuco nyarwanda bisa nk'aho ari ibipagani, kumva padiri wagiye kuvura gipagani ubwo ntibabihuzaga n'ubupfumu byafatwaga bita icyo gihe? Ntabwo byari ubupfumu, bifataga nk'umuvuzi wa kinyarwanda. Bibuka neza ko n'iri vuriro rishingwa wari perezida Habyarimana yaje gushyiraho ibuye ry'ifatizo hariya, ariko avura kinyarwanda bataragura, adaterekera, adakoresha amahembe. Niko bise. Hakavurwa izihe ndwara rero? Ni nyinshi, izo yavuraga zo ni nyinshi. Yavuraga imyijima, yavuraga ibifu n'izindi ndwara zindi, miti y'abagore bagaba mada, ibintu nk'ibyo. Muri make nyirizina abantu batangiye kwivuriza hano ryari mu wuhe mwaka? Kugira ngo wenda watubwiye uti yageze ahangaha muri 1964, akigera ahangaha nibwo abantu batangiye guhita bivuza? Reka iryo vuriro ryari ritarashingwa. Yahageze 1964 nibwo paruwasi, ubundi hari santarari. Noneho akihagera bamwohereje paruwasi, aribwo igishingwe, nibwo yashinzwe muri 1964 aho ngaho 45. Nibwo yashinzwe paruwasi. Okay, urakoze. Hari undi wamwunganira? Uratangiye kutubwira amazina yawe? Ndiho nitwa Mukandemera Tereza. Abane mu murenge wa Mutengera, akagari ka Mutengera. Ubwo aho umubajije ngo ryatangiye gukora ryari, nibuka ko muri 75 aribwo yatangiye gushakisha abavuzi bavura kinyarwanda. Nibuka ko aribwo yaje mu rugo abwira mama ngo Madarina, urarwa, mama yitwaga Madarina, ngo nubwo urwaye bwose ngo ejo uzaze ngo abavuzi gakondo nimo ndabashaka, ngo namenye kuzi kuvura. N'umusaza ngaze kuvura, atese ko naroroherwa tuzaze. Yaraje ku bukego, yaraje baraza baje hariya ku ntuze, hariya hari ikigega cy'amazi ruguru kiliziya. Ubwo niho bateraniye, nari muto ariko narabibonaga. Noneho ubwo abagiriye inama, bakoreye inama ukuntu bazajya bakora imiti, ukuntu bazajya bavura abantu. Ubwo noneho nyine ababwira umunsi bazaziraho. Noneho baza nyine baje kwitoza uko bazajya bavura. Bakajya bazana imiti mu tuntu tw'uducuma, kera habagaho ibicumu tubido twari tutaraza. Uje bakamuha umuti mu icupa bakarigura amafaranga 100. Ubwo bikomerejeho naho bari kuza begeranya, niko yashakaga inkunga kugira ngo abone ahantu bubaka. Ubwo yaraje yubaka ahangaha, aho ubona hari kantine, abubaka utuzu dufite imiryango 6. Bavuzi yaravuza bahakoraga bari abantu 16. Abagore bari 8 n'abagabo 7. Nuko ubwo babaye aho barakoze, ageze aho abonye nyine bari kugenda batera imbere, abantu nyine bakaza kwivuza baturutse impande n'impande, nabo muri Kongo barazaga, hari n'umukongomani waje agwina ahangaha, ariko baremeye baje kumuhamba muri Kongo. Bo barazamu, nibwo yahubatse, amaze kubaka bagiyemo abantu barivuza nyine baturutse impande n'impande, kandi bakabavura bagakira. Ubwo muri 1984 na 3 ahita yubaka ivuriro nyine ryemewe na leta, ariko ubwo nibwo yashakaga n'ibyangombwa muri leta, ubuzima gatozi, ibyangombwa bimuhesha uburenganzira bwo kujya mu mashyamba, byose akabijyamo. Rero ageze aho iyo inzu arayubaka, maze kuyubaka na Habyarimana yaje kuyishyiraho intuze ibuye ry'ifatizo. N'ubu rirahari. Wenda turagera turebe. Hanyuma rero mu mivurire bakoreshaga ibihe biti n'ibyatsi? Tubwire. Bakoreshaga ibyatsi, imiravumba, ariko waratoranyaga igiti kigomba kuvura indwara. Kavuga uti amibe iravurwa n'igiti cyitwa gutya na gutya. Ukagisoroma ukagishyira ukwacyo, ubwo amara kugishyira ukwacyo ukagisekura, ukagishyira mu mazi ukacana, waba ufite urugero rw'amazi ugomba gukoresha. Noneho ubwo wamara kugicanira cyamara gushya ukagishyira ahantu, noneho ukajya ugaha umuntu. Indwara yabaga ifite igiti kigomba gitoranijwe. Okay. Arakoze cyane. Aha ngira ngo aravuze ati indwara yabaga ifite igiti kigomba kuyivura. Hanyuma wenda wowe numvishe usa nkaho Kayinamura umuzi yanaje kureba umubyeyi wawe
muri rusange abantu bavurirwaga hano bimutenderi gusa cyangwa imihanda yose yaganaga hano? Ruhengeri, Gisenyi, mbese kera urabona ko habaga amaperefegitura. Perefegitura iyo ari yo yose yazaga ahangaha. Iyi kantine yabaga yuzuye, yinjizaga amafaranga rwose ahambaye buri wa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu bazaga. Iminsi yo kuvura yari iyihe? Yari umunsi wo kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu. Bakaza hano kwivuza. Nyine uwaje kwivuza ntabwo yataga inzara yamwishe cyangwa inyota yamwishe. Yahitaga aza hano kuri kantine, bahitaga kuri Twisange. Akaza kuri Twisange none ubwo agafata icyo kurya, imodoka yamuzanye ikamutegereza ubwo bagataha. Ntago ari umunyamutendere wahivuzaga wenyine, n'abanyamahanga barazaga. Urakoze cyane. Utubwira amazina yawe, witwa nde kandi utuye? Nitwa Ngerageze Juvenal, nkaba ntuye mu mudugudu wa Tonero, akagari ka Mutenderi, umurenge Mutenderi. Wowe umenya Kayinamura hari ryari? Jewe menya Kayinamura namumenye nkiri umwana muto w'umunyeshuri. Mbese ngira ngo muja mwumva amateka atangiye 59 bategura jenoside. Abatutsi bamwe barahunze, abandi barapfa. Nari umunyeshuri wigaga mu mwaka wa 5 ngo Padiri Kayinamura bajya kumushyira Ikibungo, aha umupadiri. Noneho abonye ko abana bamwe bacikirijwe, mu bana bagiye kwiga ishuri yari yashinze baryitaga complementaire, byabaga Ikibungo. Nagiyeyo ndahiga, umwana arandera, nkabona ko akunda abantu cyane cyane urubyiruko, yarwitagaho cyane kandi agakunda n'abakristo yayoboraga. Ubwo muri icyo gihe nibwo baje kumuhindura azina ahangaha. Ubwo bageze aho bamusubiza Ikibungo, noneho ubundi agaruka inahangaha bamwohereza kuza kwicara hano kugira ngo habere padiri mukuru. Ubwo nyuma yaho bamuhaye kuba musenyeri w'icyubahiro. Ubwo ibyerekeranye n'ibikorwa yakoze, yakundaga amajyambere, agakunda urubyiruko, yamenyaga guhuza abantu mu buryo bwa Kiliziya Gatolika, kandi akita no ku baturage abashakira icyabateza imbere. Mu bintu yabanje gukora hano, yabanje guhuza abaturage, abigisha kujya mu makoperative no gukorera hamwe. Iyi koperative ngira ngo mwayibonye, niwe wayishinze, niwe waduhaye n'ikibanza kugira ngo duture hano. Umva ko yakundaga abaturage, agakunda n'Imana, agakunda no kubabwiriza gusenga. Ahangaha muri iyi koperative ndi umwe mu bantu bayikozemo bitewe na Kayinamura. Twahahurizaga imyaka, cyane cyane amakawa nicyo gihingwa twahahurizaga, n'indi myaka isanzwe abacuruzi bakaza kubifatira hano. Ndetse ikawa zo kubera ko twari tumaze kubona inkunga naho dushyira ikawa, ndi mu bantu bazijyanaga nk'umwe n'abaturage, tukazijyana i Kigali kuri Osiri kugira ngo uduhe amafaranga tuze tuyashyire umuryango. Kayinamura yarashinga abwiriza abaturage ko bagomba kwishyira hamwe. Numva ko ari umuntu wakundaga amajyambere. Ibijyanye rero n'ubuvuzi muri rusange ari nacyo kitugenza kugira ngo wumve uwo murage Kayinamura yasize ujyanye n'ubuvuzi gakondo. Atangira kuvura, wowe ubiziho iki? Icyo nabimenyaho, bashinga ivuriro hano, ivuriro rya Kinyarwanda, hari abantu yakundaga kuganira no gukurikirana amateka cyangwa ibitekerezo by'abantu, cyangwa icyo umuntu yabaza arusha abandi ko yakibaganirira. Noneho cyaba kigomba kuba muri rusange, wenda abantu bakishyira hamwe bakagikora kugira ngo ashyiraho ivuriro rya Kinyarwanda hano. Ndumva nibuka akiri Ikibungo, hari umukecuru yaratuye ahantu bita Gatoro, wavuraga indwara y'umwijima. Noneho sinzi umuntu wagiye kwivuza aho nyine Ikibungo kuri uwo mukecuru, amuha umuti arakira. Ndumva mu makuru nzi nabashije kumenya
uwo muntu yarakize ajya kubwira na padiri ati nari ndwaye umwijima none narakize navuye na kanaka. Padiri Kayinamura icyo yakoze ariko nta makuru numvise, yaragiye abaza uwo mukecuru, ese uzi kuvura imyijima? Ati ndabizi. Ese jye ntiwandangira uwo muti natwe ngo tuzajye tuwuvuza abandi bantu, ko hari abantu bakunze kwirwara? Umukecuru ntabwo yamwangiye, urumva padiri yaganira kandi ari gushaka ko abantu banakira bakamererwa neza. Umuti umukecuru yarawumurangiye. Kayinamura rwose nababwiye ko ari umwana yareze. Ngisubira inyuma gato, hari umugenzi wanjye amaze kuvuga ko ari we wavuye kwiga ibyo kwenga inzoga za kijyambere bivuye ku gihingwa cy'urutoki. Avuye niba ari mu Bushinwa se nibuka Burayi yagiyemo, ari nkiri umunyeshuri. Iyo nzoga yavuye arayitara turi ikimwe, turi abana b'abanyeshuri, yaraje arayitwereka. Ngira ngo hari umwana umwe twiganaga, uretse ko jenoside ya 1994 yabahitanye, yabitweretse turi abantu babiri. Urumva twebwe twari tukiri bato, twari dufite ubushobozi bwo kuba twakora inzoga, ariko yamaze kugera inaha ngaha ntabwo iyo nzoga yaretse kuyikora, yaranabikomeje. Hari bamwe mu bakozi bahakoze, ngira ngo umwe niwe wabanje kuvuga hano ababwira uko Kayinamura yakundaga abantu n'uko yashaka kubateza imbere. Kayinamura yari umuntu ukunda abakirisitu be, agakunda n'iterambere ry'abaturage. Yageze hano amaze gusaba kubaka ivuriro rya Kinyarwanda, barabimwemerera hano kubera ko hari ikibanza cya paruwasi. Batangiye barubaka, naraho mbibona. Batangiye kubaka ryari? Ngira ngo sinzi umwaka simwibuka neza, ariko wenda ndumva ari hejuru ya 70. Bahatashye muri 84. Ngira ngo nk'uko bagenzi banjye muri 79 nibwo batangiye kubaka. Yego, bagenzi banjye yaje kubabwira ko no gushyiraho ibuye ry'ifatizo haje wari perezida Habyarimana. Ngira ngo n'ubu amazina ye yanditseho, araza ashyiraho ibuye ry'ifatizo. Ivuriro bararyubaka neza, noneho nibwo batangiye no kuvura, ariko jewe sinzi imiti, ndimo no mu bavuzi. Yatangiye gukusanya abantu bose bazi kuvura Kinyarwanda. Baraza bagira inama, tubuze umuti runaka azi n'icyo avura, dushyire hamwe tujye tuvuga tuti jewe ndi kuvura iki, uje arwaye indwara runaka, uwo muntu azanye n'imiti tumuhe. Abantu benshi bivurije hano n'abavuye mu mahanga barakira. Abambere nabonye ni abantu bari batuye mu Rwanda, bivurije hano barakira imyijima n'izindi ndwara. Abandi bakurikiyeho abanyamahanga, numva hano haraje Abarabu, haza n'abazungu bavuye i Burayi, baraza barabavura barakira pe. Ari nayo mpamvu ngira ngo perezida Habyarimana yaje kumuha ikibanza hano arubaka. Itaha rero ry'iki kibanza, perezida Habyarimana ubwe yiyiziye hano na ziraza helikopteri zaguye aho ngaho mu kibuga. Araza ivuriro bararitaha, mbese haba ibirori byo gutahira ivuriro rya Kinyarwanda, mbese abantu barishimye cyane. Ariko hagati aho nsubiye inyuma gato, kugira ngo na perezida mwemerere kuza hano, hari umuntu wari ufitanye amasano na perezida Habyarimana, ngo baramuvuje mu miti ya kizungu yose ntiyakira, bamujyana i Burayi ntiyakira. Bamuzanye hano bamuha imiti Kinyarwanda, umwene wabo na Habyarimana yahise akira ya ndwara yari arwaye. Nibwo noneho perezida yavuze ati ririya vuriro rya Kinyarwanda turihaye ubuzima gatozi. Hanyuma ugaragaje byinshi bitandukanye. Iri vuriro rero ryaje gukendera rite ku buryo maginga aya ngaya nta n'abavuzi bagihari? Iri vuriro kugira ngo rikendere, Musenyeri Kayinamura yaje guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Arwaye aja ni Burayi, bajya kumuvuzayo, avayo araza uburwayi ntibwakira neza, burakomeza.
ku buryo banamujyanye no mu bitaro hari Kibungo araharwarira kugeza igihe yitabye Imana. Ubwo ba bantu bahuriraga hano kugira ngo babuze umukuru wabo wongera kubahuza, uretse ko wenda ntinibeshye kubera ko abantu benshi bari bamaze kumenyekana n'abantu bahavuraga bose, hari uwazaga bati ntabwo bagikora neza kubera ko Musenyeri yabahaga imodoka bakajya gushaka imiti naho yarangiye. Ndumva bajyaga na Kirehe gushakira imiti mu mashyamba yabo. Noneho yego aha reka kunganire yego. aho ngaho abantu kugira ngo hakendere wakendere turacahari bisigaye turi abantu bane. Nawe uri umuvuzi gakondo? Aha. Ubwo rero baraje intambara irangiye, hari padiri ntuzindera Rutagarama we twasanitwa niwe watumije abavuzi gakondo. Turaza isoko abantu benshi mbese ageze aravuga ati jewe ariko ndashaka abantu babanje kuhakora kubera ko je nari nahakoze nabo bakecuru banjye nari nkaba nako ntabure wabo jewe ariko ntabure wabo. Ndagenda ko turagenda turagiye tujyayo dukoreye inama ati mwese muzaze turagenda tugezeyo muzaze mukorera hanga ariko irivuriro rikaba nyine ryamaze kwangirika. Niriya nzu ya ruguru y'abamaseri babamo yari ububiko bw'imiti, amasitoke y'ibintu byose yajyaga azana niho babishyiraga. Noneho ubwo ati irivuriro ryarangiritse turigiyemo tugeze ati muze muje hariya ruguru, tugiye muri hariya abamaseri bari. Noneho abantu ukabona n'abantu b'abapfumu baraje, noneho padiri Rutagarama kandi ngiye yazaga akabaza ariko se ari abantu si abapfumu. Umva rero bamwe ntago mbazi ariko harimo abonze. Yaje kudukoresha ikintu kimeze nk'ikizami. Ikizami cyawe turagikoze, ubwo yasigaranye abantu 16. Tubayeho tukoreye muri iyo nzu ya ruguru turakoza abantu nyine bakajya baza bivuza gake gake. Ubwo Rutagarama ageze aho ari mu karagenda haza Viatori nawe araza turakorana rwose akashaka kugira ngo iyi nzu bayisane, ivuriro ryo hepfo barisane. Noneho akabura intuze amikoro, dukomeje tubaye muri yayo haruguru. Ubwo Viatori nawe ageze aho aciye haragiye bamwimuye yagiye ntuze Irukara. Haza Gilbert umupadiri bitaga Gilbert. Gilbert we mbese asa nkaho noneho abipfinagije. Hahandi twari turi atuvanyeyo ariko ubwo abantu barazaga. Noneho atuvanye adushyira muri aka kazura kabona kanditseho i Rwanda. Babandi uko bakoze ikizami turisiga turi 16. Noneho bakajya babona amafaranga agenda za make ntaze neza nkuko byari bimeze. Bamwe bagenda bava mu dusigara turi abantu 10. Noneho twimukiye muri aka kazu k'i Rwanda duhana ishambura imwe muri icyo gipangu. Kube uyu mupadiri uhari nawe rero Donasiyani. Nawe araza weza asa nkaho atabishyigikiye. Ntabwo yabishyigikiye singiye kukubeshya. Muri rusange rero ubwo umuvuzi wa nyuma yakuye ikirenge hano ryari? Wa nyuma yakuye ikirenge hano muri 2012. Aha. None se ubona iri vuriro rigarutse abavuzi mwiteguye kongera gufasha abarwayi byakunda? N'ubu dufite ahantu dukorera hagaragara haboneka neza. Twakora abarwayi baza gukora. Muri rusange se ubu ariko wowe uracyavura? N'ubu twaza dukora muri kariya kazu. Kariya kanditse y'u Rwanda muracyakora? Turakora. Aha, undi muntu ushaka kuvuga ibijyanye na Kayinamura wenda abandi yumva batavuzeho ninde muze yego. Tumusifu Frederic. Nanjye nari hano mu murenge wa Mutendere, akagari ka Mutendere. Tubwire rero icyo uzi kuri ubu buvuzi bwo kwa Kayinamura niki, ese wowe wabonaga ubu buvuzi bwaha bumariye cy'abatuye hanga ndetse n'abandi bose muri rusange? Icyo nzi kuri ubwo buvuzi nuko hazaga abantu benshi baturutse hirya no hino mu gihugu, kandi nk'uko abantu bavaga no hanze uyu musaza yabivuze bakaza bakivuza bagakira, byatumye iri vuriro rya Kinyarwanda rimenyekana ku buryo ngaha hazaga n'abazungu b'Abayapani, Abakoreya,
musenyeri Kayinamura akatwifashisha nari mfite groupe ya muzika yitwa Lumière Confiance kugira ngo nshyushye abantu bose n'igifaransa kigakora turirimba icyo bita coopération cyangwa cooperation bakishima cyane bajya kugenda babwira n'abandi bantu bigaragara ko iri vuriro ryari ryamenyekanye nuko nyine byageze igihe akigendera ahangaha tuba turi abazungu natwe ubwacu bityo rero sensibilisation yayikoze mu bantu abavuye hariya hakurya amatongo abavuye za Turuti bakaza bakavura bari kumwe n'uyu Mukandemera ugasanga bari bamaze kuba n'inzobere koko musenyeri yakundaga kujya n'i Burayi akihugura icyo navuga rero nuko mbega iri vuriro ryaramenyekanye n'ubu ngubu hanze bashobora kuba barababajwe n'uko wenda ryitse mbega ryavuyeho muri rusange wowe wenda wari mu bashyushyarugamba bafashaga abantu iyo wabonaga imivurire y'aha ngaha rimwe na rimwe cyane cyane abandi nabo bakavuga ati ariko padiri uvura gakondo we kandi abenshi nyuma yaho wenda Kiliziya Gatolika ije yagaragazaga ko imivurire gakondo y'abanyarwanda isa nkaho ari ibipagani mwe mwabibonaga mute muri rusange cyangwa hari ahandi padiri yashoboraga kuba yakihisha agakora ibindi bintu bijyanye n'umuco barakoze no mu kuririmba twamamaza ibikorwa bye twavuga ko we akorera mu mucyo katari nk'abandi bihishahisha ahubwo ko ibikorwa bigaragarira mu buvuzi gakondo kandi bwubakitse tugatanga n'abagabo yuko hari abantu baturutse hirya no hino bakunda kutwereka ibitabo byabo bavuye baje bagakira bakajya no kubwira n'abandi yakoreraga mu mucyo ntabwo yajyaga muri ibi bya gipagani yego nitwa Gatabazi Celestine yego Celestine nkaba ntuye mu murenge wa Mutenderi akarere ka Ngoma akagari ka Mutenderi umudugudu wa Tonera rero icyo nzi kuri Kayinamura Telesfor ku bijyanye n'imivurire y'ivuriro rya Kinyarwanda nuko nari dutuye hano niho navukiye ivuriro rya Kinyarwanda rishingwa nari impari abaza kwivuza hano narababonaga ariko ivuriro ryari rimaze gutera imbere ku buryo ku munsi wo kwivuza hano hazaga iki kibuga cya hano cyose baraparikaga imodoka z'abaje kwivuza bakabura naho baparika kubera ubwinshi. Wowe rero uravuga uti iri vuriro ritangira nari impari urumwe mu bavyiboneye ndakeka ko imyaka neza umwaka nyirizina iri vuriro ryatangiyeho uwuzi iri vuriro ryatangiye ryari iri vuriro urebye Perezida Habyarimana Yovinari yaje kwitaha hano muri 1984 nyuma ya 1984 ariko mbere yaho bavuraga buhoro buhoro ariko aho Perezida Haviriye batashyira iri vuriro nibwo ryakomeye n'abantu bose barahayoboka abantu bakaza ari benshi bakivuza ku buryo bwinshi muri make we hari ubuhamyo uzi neza hari abo wabonye bivurira bagakira nko kutubwira ati ikibuga cyabaga cyuzuye wabonaga ubwo buvuzi bushingiye kuki ubuvuzi bwa hano ubuvuzi gakondo bakoresha imiti y'ibihuru ariyo mpamvu na Perezida aza hano ndahamya ko yamuhaye n'isambu hano hepfo no hakurya igahara yo kujya bavanamo imiti kuko babonaga ahangaha urabona ko ari hato ahangaha ni hato ubwo rero navuga ko icyatumaga abantu bahayoboka cyane cyane nuko abandi bakiraga abantu baje kwivuza ntibakire nta bandi bagaruka ibyo rero byaduhaga ko kutwereka ko abantu bivuza hano bakira kandi n'abantu binahangaha barakiraga ndetse nyuma yaho baje no ndumva yarageze aho aravuga ati ese ko abantu bavura bagenzi babo none se ko n'amatungo arwara ntabwo twashaka n'abavuzi ba Kinyarwanda bavura n'amatungo ndahamya ko hari hamaze kwinjiramo n'abandi bavura ku buryo bwa veterineri ariko Kinyarwanda urumva rero hari hagenda gatera imbere ntago tuza gusubira wenda mu ikendera ry'iyi mivurire
maginga ya nk'umuntu wabayeho hano havurwa, ubona iri vuriro ryongera rikitabwaho ko bamwe mu bavuzi batugaragarije ko bagihaye bagifite gahunda yo gufasha mu mivurire, ubona aricyo ryakongera gufasha iri vuriro ryongera rikitabwaho hari icyo byatanga kuko abahavurirwaga bagakira n'abandi bakeneye kuvurwa bakababura aho bivuza byagira akamaro rwose. Gusa bifite umuntu ubikurikirana nk'uko Kayinamura yabikurikirana byakunda. Yego wenda nunganiye uyu muvandimwe wanjye urebye ibintu Kayinamura yadukoreye inaha ngaha Musenyeri, murabona iriya kantine n'ariya mazu yose ahari, ariya mazu yose ahari yari abarwayi baryamagamo. Iriya kantine yayishyizeho yakira abashyitsi, n'aba bahakorera bavuguruye aho Musenyeri Kayinamura yari yaratangiye n'ibintu basanze aho. Gusa icyo twashima ni uko nyakubahwa padiri mukuru nawe ni intwari rwose, yaraje aho byari bigeze bitangiye gusa n'ibishaka gusenyuka, noneho harushaho kubyubaka neza, ubu hameze neza, ariko n'umuntu wava he haravuga ngo hariya ni kwa Kayinamura. Noneho rero ukuntu bimeze, ikindi nk'ubu ngubu twagezeho agahinda, yari umubyeyi ukunda abakirisitu, agakunda kwigisha ibintu by'Imana, akayobora pe. Ikintu ntazibagirwa nabwiye ko yandeze ndi umunyeshuri, nuko yari yatubwiye ko igihe nzaba nkiriho nzubaka etaje hano muri kiriya kibuga bakinira vuba, nzubaka etaje y'ihoteli abashyitsi bajye babona aho barara naho baruhukira. Icyo kintu twarakiganiraga, urumva yandeze ndi umwana ndi umunyeshuri mba mu kigo, ariko yajyaga atubwira ati ibare narahakunze nzahashyira na hoteli. Yari umuntu ukunda abaturage n'amazina. Ngira ngo rero wenda hari imwe mu miti igihari hano yifashishwaga mu mivurire, ngira ngo wenda wa muvuzi gakondo yigire hano, cyangwa se namwe mu kibuka imiti tugiye gusura, noneho turajya tugera kuri buri muti mu yigihari, wenda muratubwira ese uyu wifashishwaga mu kuvura iki, niba nta kintu biri buze kwica. Hari ikibazo? Hari akandi ariko ndabasabye gatoya, hari akandi nashaka kongera. Navukiye inaha pe, none muravuga muti wenda iyo miti yabaga ivanzemo n'ibintu bya kinyarwanda by'abapfumu n'iki, ibyo bintu ntibyigeze biba hano. Ikindi nakongeraho, imiti ya kinyarwanda irahari n'ubu barayikoresha. Hari n'igihe umuntu ashobora kujya kwa muganga akagenda bakamuvura bikanga. Genda baha urugero rutari kure, ko mfite uwo umukecuru mabukwe yavuye, kuko nyine umukecuru yabaga iwanjye, noneho igihe cya jenoside abana be barabahitana, umukecuru asigara wenyine, nanjye njya kumukurayo mushyira mu rugo iwanjye. Hari umuntu warwaje imbasa ari hano Kibimbo hafi hano, araza muzana hano kwa muganga, baramuvura biranga, bamujyana mu bitaro Kibungo, baramujyana biranga, umwana akajya ararira. Nawe kumbi yarwaye imbasa, none sinzi abantu bamurangiye ngo kwa Juvenal ngerageze ngo hari umukecuru uzi kuvura imbasa. Nanjye rwose numvaga ntazi ko uwo mukecuru azumuye. Umwana baramuzanye avuye mu bitaro Kibungo byaranze, mbese baheba ko agomba gupfa. Umukecuru yamushakiye umuti, nawe uwo muti yamushakiye uri mu rugo iwanjye warahameze. Umwana barawumuhaye, bamaze kuwumuha se w'umwana aramujyana, nyuma y'iminsi ibiri yaragarutse, ateze ko wa mwana yari asinzira atongeye kurara arira kubera ko akuguru kumwe. Noneho no gukandagira arakandagira. Umwana umuti w'ikinyarwanda uramuvura, kandi imiti ya kizungu byaranga. Imiti rero ya kinyarwanda iravura rwose, tubyemereye 100% ko imiti ya kinyarwanda ivura. Nanjye ubwanjye hari indwara byambuye, sinzi nabyimbye akaboko, umuntu arambwira ati genda wahe kiriya giti usige huriwe ko atazinduye. Nsizeho nahise nzinduye. N'uwo muhungu ni hariya kwa Bambagare mu bahungu bamwe. Yahubwo yaragiye azana n'undi mwana baramuvuye kwa muganga imbasa biranga. Umukecuru arongera umuhumutse arawuga. Abana n'ubu baraho nibazima barasimbuka bariye. Ahubwo hari ikintu twibagiwe ko mwatubwiye ngo abantu barazaga gisusa nk'uhagarara uve mu ntuzo.
ko mwatubwiye ngo abantu barazaga kwivuza, Kayinamura yacaga amafaranga byagendaga bute uburyo bwo kwishyura? Icyo twari twakibagiwe. Kayinamura rero ntabwo ari we wacaga amafaranga. Aha, byagendaga bite? Kayinamura yaragendaga we yarafite ibiro bye. Nk'umuntu utunaniye yaza kwisuzumisha, hari umugabo bitaga Ntambo yitabye Imana muri Jenoside, niwe warasuzumaga. Njyewe nkakira amafaranga, we amafaranga hari igitansi twatangaga, twatangaga igiceri cya 50. Igice cya 50. Icupa ry'umuti bitewe n'uburwayi ufite, indwara yabaga ifite igiciro cyayo. Ni cye urumva ko ari kera. Duciramo nko mu ndwara 500 igihumbi. Umunyagisenyi nimba turutse Gisenyi akabaratije nzaza mu kwezi gutaha. Nje wenda mumpe umuti mwinshi kuko twabaga dufite n'imiti y'amafu. Twarashesheje twari dufite imashini y'isa. Noneho ubwo tije mu ngerere umuti w'ibihumbi 200. Kamuha umuti uregerere w'ibihumbi 200. Noneho ya mafaranga ariko turavuga tuti nimba umuntu arwaye umwijima amwandikira gitifu uriya ni uri mu buvure. Ubwo ya mafaranga wa muntu urwaye aragenda ajya kwa gitifu amuvure, amafaranga arandikirwa gitifu. Nihaza urwaye nibe arandikirwa uriya wundi nawe agire amafaranga yandikirwa. Igihe cyo guhemba n'ikigero y'amafaranga nayakusanyaga, noneho nayakusanya nafite igitabo nandikagamo ya mafaranga nayakusanya nkamagara Ntambo tukabara akareba ko turi guhuza, ubwo tukagenda gute nkagenda nkayashyira Musenyeri. Yego. Kabara akagenda kaja kuri banki. Muri make ubwo byari ibitaro nk'ibyo uyu munsi tubona, aho umuntu aba ari specialist akaba turi yakura iryinyo uri arabaga. Uko niko byari bimeze. Ariko muri ubu buryo ki iri vuriro ryari rikomeye ku buryo mwari bati uriya ni uzi kuvura umuhaha. Ni uri buvura ibere, ni uri buvura inzibyi, ni uri buvura imbasa. Nikagenda gutyo. Igihe cyo kuvura cyo guhemba rero, ubwo buri wese akaba afite amafaranga agomba guhembwa, agomba gukurikiranye n'ibikorwa yakoze. Hanyuma noneho munyemerere dusure bimwe mu biti byifashishwaga mu buvuzi. Ntabwo turi buvuge icyo byavuraga, ariko tugiye gusura imwe mu miti igaragara hano kwa Kayinamura mu ivuriro rya gakondo ry'Abanyarwanda. Tugende. Tugiye gusura ivuriro rero, imiti nk'uko wajya muri farumasi ugasanga za paracetamol, za serum. Ubu tugiye gusura imiti yifashishwaga mu kuvura. Ntabwo turi buvuge ikivura kubera ndabizi neza kubwo abavuzi ntabwo bavyemera. Ntabwo byakunda. Kuva kera Kayinamura yabujije abavuzi be kutavu. Byari ibanga rya n'umuzungu. N'umuzungu ajara abazungu bakunda kuza kutubaza imiti y'impuzu. Mbere yo kumubwira igiti nimba ashaka ko mubwira n'icyo kivura, ntabwo ntabwo kimubwira ku buntu. Muri make amahame y'umwuga bo kwa muganga mu bitaro byo na mbere niyo mwakoreshaga. Niyo. Aba bantu bari bakomeye. Hanyuma rero reka dusure ibiti byifashishwaga bikurwaho imiti. Tugende. Turahera he? Ushake wahera no kuri iki. Ndenze mbanze ngifate neza. Nacyo. Iki kitwa ngo kirero. Bakita umunyinya. Iki giti ni umunyinya. Nayo ukaba ari umuti. N'ubu ni umuti. Ubwo mu buvuzi bwanyu muzi icyo mwakoresha kugira ngo ugire icyo umara. Dukomeze. Nicyo kibintu birebire icyo. Abazungu bakunda kukita igihondohondo. Uyu ni umugorogoro. Ubundi mu irindi zina ryacyo ni igihondohondo. Igihondohondo niko bakitaga. Uyu nawe ukaba umuti wifashishwaga hano kwa Kayinamura. Ukomeye. Twagiye. Umubirizi. Uyu ni umubirizi. Umubirizi. Yewe nk'umuntu wavuba ahangaha nzi ko wavuraga inzoka, ibindi ntihazagire uwumenesha ibanga. Ibyo nibyo mbashije kumenya. Uyu ni umubirizi. Bakita umufumbegeshi. 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 Umutarabuki.
icyo bakita umuno. umuno. Hari n'ibyo ngiye kumva bwa mbere umuno. Ubwo ubutaha uzashaka kumenya irindi zina bakakita umutarabuki. umutarabuki. Okay. Iki bakita umunyarubabi. umunyarubabi. Igiti cy'umunyarubabi. Komeze. Umugenge. Mukomera kugenda n'amababi. Kugira tuze kubona neza, ushobora gufata nk'ibabiri rero ukayifata mu ntoki. Ndakigera hose. Ntacyo bitwaye. Ngereka nugira muri kariya gapande n'umutubabi turi kugaragara. Hano hepfo. Umugenge. Nguwo umugenge nawo ukaba umuti.